Reka nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mudukurikira ku Mucyo TV, turabakunda cyane. Murabona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umusitari akaba na producer ariwe muri Ban Music. Twaje gutema muri Ban Music, murabona twahashyize rwose, twasanze bimeze neza, harimo indirimbo zigiye zitandukanye yagiye akora. Namwe rero tugiye kumwakira no kuri kamera z'Umucyo TV kugira ngo dukomeze tugirane ikiganiro kirambuye. Bimeze gute se pa? Bimeze neza cyane nta kibazo. Ni amakuru se? Amakuru ntasanzwe tumeze neza hano ngaha. Twavuze ko uri producer ukaba n'umuhanzi, byose ni kimwe. Sendi yowe ntabwo wayicarana ngo uducurange, ariko producer ukaba n'umuhanzi ufite ijwi. Bazamure rero utwibwire mu njyana ya gihanzi rero. Yego. Uwiteka yandikishije ibigororotse ku mirongo ibiramye, kandi ibyo byanditswe byera nibyo bitwigisha tugakizwa. Ibuka umubyeyi Hana yabuze urubyaro arasenga, inyuma yaho yarasubijwe abyara umwana w'umuhungu. Niba nawe ufite ibibazo, saba Uhoraho nta kibazo, azagusubiza mu mahoro, ntuzongera kurarurira. Isengesho ry'urusha byose, ukumva uratuje wese. Umucyo wirukana ibibi, kandi uwo mucyo uzanwa no gusenga. Senga, senga. Nisitazo nk'ibisanzwe. Stazo Touch. Stazo Touch nka producer. Tugiye kuganira, twari tumaze igihe kirekire tutakubona cyangwa tudahura. Duherukana 2019 cyangwa 2020 mugiye gukora indirimbo yitwa Imbaraga. Ijwi ryanjye. Okay, ijwi ryanjye. Nuduheruka muri studio ariho tuguherukira. Haciyemo igihe kirekire, ariko ntabwo waryamye kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu. Tunyuriremo ni ibicyo ruhugiyemo. Nyuma yo kuva gukora iyo ndirimbo muri iyo myaka 2020 hafi 2021 ndakeka, ntabwo nicaye nk'uko bivuze, nabaye mu rugo biri aho ngaho, komeza gukora umuziki gake gake, ariko waje kuzamo ikindi kintu kitari gisanzwe kuri njye. Nahise njya mu masomo yo kwiga production. Niyo mpamvu ku izina Stazo wumvisha hari akandi kantu ngo Touch. Yego, ubu nitwa Stazo Touch nka producer, ariko n'umuziki ndacyakora. Navuba ndaza kubaho indirimbo yanjye ntari namenye izina, ariko irahari turamenya izina. Tubwire bwo wavuye kwiga production, uva kuyiga watangiye kwihugurira hagana hene wakoreraga? Nakuba production nayigiye mu karere ka Rulindo. Aho hantu ni naho nakoraga, niho nakoreraga icyo nakwita stage, kuko narigaga nkahita nanakora. Nyuma yo kwiga narakoze mu rugo, mbona gukorera mu rugo bitari gukunda, niko kuza hano ngaha mu mujyi. Utaraza aho ngaho mu mujyi w'undi turahagera, turacyari aho ngaho wakoreraga. Aho wakoreraga hari abahanzi wakoroye muri icyo gihe? Yego, umuhanzi nka King Boy ushobora kuba umuzi. Naramukoreye witwa Zakayo, naramukoreye bita K Junior, Big Rukenetsi. Nabo ndi kwibuka, ariko hari n'abandi benshi cyane. Ndetse ngo Big Rukenetsi ku ndirimbo yise ngo Kuki, afite yitwa Icyuzi n'iyitwa Kuki. Okay, turi aho ngaho mu karere ka Rulindo, wabanje gukorera umuziki cyangwa gukorera nka producer. Reka noneho twimuke rero tuze hano tugusanze. Yego. Ni mu karere ka Gicumbi. Bakunda kwita mu Gacurabwenge. Tugeze mu Gacurabwenge rero, wahabonye gute? Wasanze gute? Wabonye bimeze gute rero ukigera inaha mu mujyi? Mu Gacurabwenge ni quartier nziza cyane. Ni nayo mpamvu ariho nahisemo kuba naza gukorera, kuko haranyorohera cyane kuba nahita mbonana n'abantu b'abahanzi cyangwa se abanyamakuru. Mbese ni quartier ya mbere nziza kuri njyewe, ngiye kujya nikorera utuntu tw'ubwenge.
Okay, mu gacurabwenge niho hantu wageze bimeze neza. None wasanze se abahanzi baho bowe bakwiteguye gute? Tuganire. Iryo ntekereza ko atari ibanga ariko ewa imbere ya kamera harimo abahanzi bake ndi gushimira cyane bagerageje gukora ibishoboka byose bakansura n'abataraje gukora indirimbo ariko baransuye babona kuri studio ariko abandi batari baza nabo mbashishikarije kuza ntabwo nta kintu. Okay, tukiri hano abahanzi baba barahageze cyangwa mwaba mwaraganiriye wabonye bafite akazoza kameze gute? Vuge mu Kirundi akazoza kabo waherukanaga nabo uri umuhanzi nka bagenzi bawe, none uyu munsi waje uri umuhanzi uri na producer. Muri reproduction wabonye abo bahanzi bagusuye bahagaze gute? harimo abo twamenyanye ndi producer n'abo twamenyanye mbere nkiri umuhanzi nk'uko wabivuze, ariko abo bose bansanze hano ngaha ndi nka producer bose baranyishimiye cyane kuko harimo abazaga tugakora, hari abazaga baje kunsura, rero hari n'abansuye inshuro irenze imwe ebyiri eshatu mu rwego rwo kumpa ikaze no kumenyereza quartier. Urabona inaha nta bantu nari mpazi, ubu bagomba kuba bari kunyereka quartier nziza ahantu murajya abona amazi yo kunywa. Arabo uherukana bari abahanzi nawe umuhanzi ukabona level yabo iri hejuru, ese wasanze bakiri kuri iyo level cyangwa arabo wasanze baranibagiwe kompoza indirimbo? Abo nibo bonyine ahubwo bibagiwe gukompoza indirimbo cyane rwose, hari n'abibagiwe izo baririmbye. Producer arabo wabonaga badomina mu bijyanye n'indirimbo, ariko ari nabo wasanze barasubiye inyuma. Ukeka ko ari iki cyatumye basubira inyuma? Sinzi, ariko uko mbitekereza uru ruganda rw'umuziki dukora ntekereza ko umuntu yawukoze nk'imyaka 5, 6, 7 akabona 10 hiti yaranze arigiye no kwandika avuga ati waba, ariko yakumva ati hano hari igitaramo kubwo ya mpano yari yararyamye kumva yakora. Ntekereza ko abafite impano zisa n'izasinziriye bibagiwe n'ibyo baririmbye habayeho gucika intege kandi ntabwo bikwiye. Nose ugiye utwizaza kujya kuzikangura? Yego ngiye kugerageza, yewe natangiye no kugerageza. Hari bamwe mu bo twakoranye ariko indirimbo zitari zasohoka nka Mina Nizo, hari indirimbo dufitanye itari yasohoka ariko irahari muri studio. Mina Nizo se wumva nawe yaraguyemo cyangwa wari uri kuhangura bushyashya? Mina Nizo se ko ari umwami umwami uriya ni umurigenti nta muntu umuvuga, arabizi cyane rwose, na rwa rujwi rwaraje muri iyi minsi tubereke icyo gukora. Tubwire ugeze hano ubonye abahanzi wowe ubwo urumva ko ufite umukoro munini, ko arabo wasanze baragiye down barazimye kubera kumara igihe menya batagera muri studio cyangwa studio zikababa kure. Ese nk'abahanzi mwebwe mwagiye muganira bakubwiye ko bagiye kugaruka kubera ko studio ibegereye cyangwa ni kwa kuri kuza gusura gusa bakigendera? Njyewe muri nemeye yanjye nemera ko umuntu wansuye ataje gukora indirimbo ashobora no kuba yakora indirimbo. Yego. Ubu muri studio ufitemo projet zingahe? Projet zo maje kwakira ngeze hano Gicumbi, urabona ko uyu munsi ndabamamaza icyumweru, ariko projet mfite ziri hejuru y'icumi, ariko uyu munsi hari indirimbo imwe yasojwe iri buze no kugera YouTube nimugoroba. Hariyo washoje ukaba ufite projet nk'icumi, ubwo n'indirimbo utarasoza gukora? Ariko se izo projet zose zaziye rimwe cyangwa niko ko nawe producer mupfa gushyiramo vase mugana mugahita muryama namwe ntimuzisoza? Ntabwo zaziye rimwe, ariko njyewe imikorere yanjye nta nshobora gukora indirimbo ngo mpite nkubwira ngo irarangiye. Fata nk'iminsi 3, 2. Nk'ubu ntabwo na recording indirimbo mu gitondo ngo bwira nyicaye aho ariyo ndi kumva gusa. Iyo ukomeje kumva ikintu hari n'igihe amakosa utayumva, ahubwo ndafunga nkajya mu zindi projet nyuma nkaza kuyigarukamo ku buryo nshobora guhita ntahura ikosa. Izo projet ntabwo zaziye rimwe, zagiye ziza mu minsi itandukanye, ari nako zagenda zisohoka mu buryo butandukanye. None nkawe producer tugusanze hano kuri studio yawe, tubwire ni Redafari ugiye gushyira ku muziki w'Abanyagicumbi cyangwa w'Abanyaburera cyangwa w'Abanyabururindo cyangwa bo mu Gatsibo cyangwa ku gihugu muri rusange, ni Redafari ugiye kuzana? Safari ngiye gushyira mu muziki muri aka karere ka Gicumbi ninjiyemo cyangwa ndimo, uretse kuba mpari nk'umuntu uri mu kazi, ubwo ndabona
ku bijyanye n'amafaranga ndetse no mu buryo bwose bushoboka. Yego. Niryo tafari ugiye gushyiramo, ugiye gufasha abahanzi baririmbe neza cyangwa ubakorere ibihangano byiza, nyuma se yo kubikorera nkawe producer, ubona mu byo ibyo baba bari kwandika cyangwa uri kubakorera, ese ari umusaruro? Urugero, abahanzi bavuga ko nta hantu bacururiza umuziki, sibyo? Bikabaca intege yuko batakora indirimbo cyangwa babasange muri studio. Ese ubona impamvu umuhanzi byanditse igihangano cye cyiza, amagambo meza n'ibiki byiza, ubona atabona isoko? Ngaho producer, nize nama zindi ugira abahanzi muri rusange? Mere kuko kubona isoko ry'umuziki byo yewana biragoye kabisa. Urabona ushobora kuba ufite impano irenze, nubwo hari undi mu producer uhari undenze, ariko uyu munsi ninjye wagize amahirwe yo kugaragara imbere ya kamera. Rero ushobora kuba ufite impano uririmba n'ibintu birenze, ariko promosiyo y'indirimbo wakoze bikagorana. Bijya bibaho nk'umuntu ukabona aje muri studio afite nk'imyaka 30 n'urugero, akakuvuga ngo nje kuririmba, ugahita umubwira ati ririmba twumve, agakubita imirongo irenze y'abantu bamamaye, ubwibaza ati ku myaka 30 niyo atekereje kuririmba. Rero njye mpita nimagina ko mbere yaho yari yarabuze uko agera kuri studio, yarabuze uwamuhuza n'abaproducer. Yego, rero inama natanga ku bahanzi bijyanye no kwandika nabyo bagira ubute. Hari igihe umuntu aza ngo aririmba ukumva aririmbye indirimbo yari yararirimbye kera mu myaka 3 ishize, ukumva nta indirimbo yanditse. Nama nabagira no gushaka ibintu bishyashya, dore isi irimo igenda, kandi uko iminsi igenda ni indirimbo nshyashya, ubu naho kandi n'iyi nayo ni indirimbo. None se hari igihe umuhanzi aza ari kuvuga ukumva ari indirimbo ya kera yaba yarakompoje kwandika, ese byaba ari kwa kundi se umuntu yishakamo impano, cyangwa nabyo biterwa n'uko umuntu nta mpano afite? Njyewe uko mbibona, mbona abana turiho aka kanya turakigira ku birenge by'abatubanjirije. Nibyo narimvuze mu kanya, abahanzi kwandika dufite ubute rwose. Bijyaho hano nanjye igihe nandika nk'indirimbo ikamara ukwezi mu ikayi, narambura nkahita nyibona bati indirimbo wayikora, kandi uko kwezi kose nabwo nungutse ibindi bintu bishya. Abahanzi barabizi, ni abahanga, ariko rwose kwandika bafite ubute bwo kwandika, kandi ibintu byose byabaye indirimbo. Dusoza, umaze kuvuga ngo abahanzi bafite ikintu kimeze nkaho bafite ubute bwo kwandika, ariko umuntu nkeka ufite impano, ari impano ye ntabwo yagira ubute bwo kuyikoresha, sibyo? Ariko dusoza, ugiye gutanga nimero z'abandi bahanzi cyangwa umuhanzi washaka kukugana ukamuyobora, ugiye gutanga nimero, none ugire n'ubutumwa usigira abahanzi muri rusange kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Mbere ya byose ni ubutumwa bwo gusigira abahanzi. Umuhanzi wese ushobora kuzabona iyi interview akareba iki kiganiro uri muri Gicumbi, muhaye ikaze kuri studio yanjye. Hano ni yitwa Ban Music. Kuri Ban Music ni hano mu Gacurabwenge ku mashuri. Izindi nama nzaziba twabonanye, cyangwa se mbere yo kubonana mwampamagara kuri nimero 078 92 380 47. Wongera ni 078 92 380 47. Okay, mwebwe rero mukunda Ban Music, Ban Music, nawe utarayibona utangira kuyikunda kugira ngo uzajye uzaba gukorere ibihangano byawe. Nanjye nkwibutsa ko ufite impano zigiye zitandukanye, wajya uzana kuri Ban Music ukahita uza tukagukorera ikiganiro kugira ngo nyine wamamaze indirimbo zawe, aho indirimbo zawe bazisanga, cyangwa ese sitazo nk'ibihangano byawe nk'umuntu utarakuhura nawe yabisanga he kugira ngo arebe nk'ibyo waba warakoze? Hari ushobora kuza kubona iki kiganiro ari ubwa mbere yumvisha izina Sitazo, byamwohera kwandikamo Sitazo byonyine, kuko hari iziri kuri channel yanjye nyirizina yitwa Sitazo Rwanda, hari n'izisohoka kuri channel ya studio yitwa Ban Music. Ariko byaroroshye iyo wanditsemo izina ryanjye Sitazo, indirimbo zanjye zose ziza ku murongo. Okay, reka tubashimire mwebwe rero muzareba kino kiganiro mukanagikunda, mugakora subscribe, mugateraho comment. Ikiganiro nakagaruka kuko ibiganiro byacu